Muraho neza abantu mwese mukurikirana ibiganiro bya Ngabo Empire, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Mwumve yuko tubakunda, tubazirikana kandi tubahoza ku mutima. Rero aka ni ka kanya kanyu ko kubagezaho ibiganiro bibagirira umumaro. Rero wowe ukoze subscribe turagushimiye, utari wayikora ikintu cyo gihe cyo kugira ngo uyikore, ibiganiro byacu bigiye bikugeraho buri uko tubishizeho. Rero tugiye kukwereka ukuntu wabona amafaranga yo gukemura ikibazo cyari cyakunaniye, wataye umutwe, warebye hasi warebye hejuru ukabura uko ubigenza. Nta kindi bisaba, ni ibintu byoroshye biraho, ubundi ibintu byawe bikagenda neza cyane. Reka tukwereke icyo ukoresha, nta kindi. Urafata tungurusumu, ufate Bibiliya yawe, ufate urupapuro, ufate n'ikaramu, ubundi tukubwire icyo ukora. Genda rero ufate tungurusumu yawe uyihonde. Numara kuyihonda ugende uyivange n'ibikombe 2 by'amazi, ukarabe intoki. Numara gukaraba intoki uri kuvuga uti mu izina rya Yesu nikuyeho imyanda yose ku biganza byanjye, nikuyeho icyangiro, nikuyeho ikibi cyose cyari kindiho kubera imbaraga z'Imana. Noneho ibyo nibirangira, ugende ufate Bibiliya yawe uyirambure ku meza, ufate urupapuro, ufate ikaramu. Nurangiza urupapuro wafashe urarwandikaho amazina yawe wiswe n'ababyeyi, apana andi mazina yo hirya no hino, oya, amazina ababyeyi bikuriye mu kanwa bakakwita ariyo uhashira. Ute kuhashira andi mazina nka kwa kundi umva umuntu ngo ni dogiteri akandika ngo dogiteri ngo Rutayisire, oya, wandikeho iryo Rutayisire niba ari by'ababyeyi bakwise. Niba barakwise Kadugiri bari ryushiraho, niba barakwise Manirarura bari ryushiraho. Noneho ibyo nubirangiza kubishiraho, usenge wikiranure n'Imana, wumve yuko uri mu mwanya mwiza. Nurangiza wandikeho ibyifuzo byawe. Ibyifuzo urandikaho ni ibyifuzo bitarimo nkeneye kunywa icupa, bitarimo nkeneye wenda kugura imodoka, bitarimo nkeneye kugira gute ibintu, mbese ibyo byifuzo bipfuye wapi. Nubwo aho ibyifuzo urashiraho ni ibi ngibi. Uvuga uti wenda niba wari urwaye nkeneye amafaranga yo kwa muganga, Mana ubirebe, icyo cyandike. Wongera wandike icyifuzo cya kabiri, uvuga uti Mana nkeneye inzu ikode rirancaririye, umbabarire untabare unsubize. Nuko ucyandike. Numara kucyandika wongere wenda uvuga uti Mana urabona ko amapantaro yancikiyeho, urabona ko ibitenge byancikiyeho, urabona ko amajipo yancikiyeho, dore ndi kuburara, nkeneye ibiryo. Ubyandike. Nurangiza weho ntugire ikibazo, nkeneye minervari y'abana, ubyandike. Nurangizaho ntugire ikibazo, wandika amafaranga wumva ukeneye, sibyo? Kuko buriya hari umuntu wigeze kutwigisha ijambo ry'Imana, aratubwira ngo aho kugira ngo wicare uvuge ngo wenda Mana ngo mpakazu k'ibihumbi 300 kangana n'umusarani, uzandike ngo nkeneye inzu ya miliyoni 30. Nibona utayikwiriye ubwo izareba ukuntu itorera, basi iguhe n'inzu ya miliyoni 3 cyangwa se iguhe n'inzu ya miliyoni 10 ibonye udakwiriye 30. Ariko ntabwo wayisaba inzu ya miliyoni 30 Imana nayo ngo igusubize ngo iguhe inzu y'ibihumbi 300, sibyo? Nawe wandike amafaranga uri kumva ukeneye yagukura ahaga. Amafaranga arahari, amafaranga mu ijuru arahari, ahubwo icyo twabuze ni ukuyasaba ngo tuyasabe neza, sibyo? Ibi ndi kukubwira ntago bikora umunyamutima mubi, ibi ndi kukubwira ntago bikora umuntu mubi, ibi ndi kukubwira ntago bikora umurozi, ibi ndi kukubwira ntago bikora umusambo, ntago bikora umuntu w'umutima mubi.
ugomba kuba ufite umutima mwiza, ntawe wifuriza ibibi, nawe Imana iragomorora imigisha yawe. Nyuma kwandika ibyo byifuzo n'amafaranga, dore ikintu uzahita ukora, sibyo? Uzagende upfukame imbere ya Bibiliya yawe, nurangiza ugende urambure mu sengesho byawe. Ubwo twatangiye gusenga, urambure Zaburi ya 28, turasoma imirongo mikeya itarenze 2. Uvuga uti: Uwiteka ndagutakira, gitare cyanjye, ntiwice amatwi kuko wanyihorera. Ni ukuvuga ngo gitare cyanjye ntiwice amatwi kuko. Noneho nurangiza ukomeze usome ngo kuko wanyihorera, nahinduka nk'abamanuka bajya muri rwa rwobo, sibyo? Uvuga uti: cyariza ugutwi kw'ijwi ryo kwinginga kwanjye kuko ngutakiye, uko manitse amaboko nyerekeje ahera h'urusengero rwawe. Ubwo nawe upfukamye imbere ya Bibiliya yawe uri gusenga, uvuga uti: Imana, cyariza ugutwi kwanjye kugira ngo unsubize. Nurangiza uze kuri Zaburi ya 23 yisome: Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Niba Uwiteka ari umwungeri wawe utakena, mu ijuru habuze iki? Nurangiza uvuga uti: andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi kibisi. Niba ari mu cyanya cy'ubwatsi kibisi, ntabwo wahagirira ikibazo. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma, anjyana ahantu hatakukumutsa imikuku, anjyana ahantu heza ndumva yuko nsubiye mu buzima, ansubiza intege mu bugingo bwanjye. Wari wakakaye wabuze buri kimwe cyose, arakuramira. Anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Ni ukuvuga ngo bya bibi byose, bya bindi byose uzi, ntabwo ugomba gukomeza kubigenderamo kandi wahaye icyifuzo Imana. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Inshimbo yawe n'inkoni yawe nibindengere, nibimbe bugufi, nibindwanirire. Aka kanya ndakwinginze kugira ngo bimbe bugufi. Noneho antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, ansize amavuta mu mutwe, igikombe kirasesekara. Ni ukuvuga ngo agiye kugukorera igitangaza mu maso y'abanzi bawe, abakwifuriza ibibi, abaguhumanya, bagira gute, ubone cya kintu ukeneye. Ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi zawe bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Ushima Imana uvuga uti: nanjye kugirirwa neza n'imbabazi byawe binyomeho, bimbeho, nzaba mu nzu yawe iteka ryose. Noneho rwa rupapuro wanditse rwawe ruriho ibyifuzo umaze gusenga gutyo, ngiye kukubwira ahantu uzarushira ndetse uruhashire uri no kuvuga aya magambo. Uzahita ujya muri Yesaya 50 ku murongo wa 7, sibyo? Yesaya 50 ku murongo waho wa 7, sibyo? Dore ngaha ngo: kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomeye mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Urisome Yesaya 50 umurongo wa 7. Aho muri Yesaya 50 umurongo wa 7 ngo: kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomeye mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Urupapuro uhita urushiraho muri Bibiliya, ufunge, urusengere, ugende ubike. Ujye urazinduka mu gitondo urusengere ruhande rwa Bibiliya yawe, no ku mugoroba. Ubikore iminsi 7, uzajya kubona ubone amafaranga
uyabone mu buryo bw'ubufindo utazi uko bigenze, uyabone byari byagucanze, uyabone ibintu bigende neza cyane. Aho ni kubizera Imana, tubabwiye yuko Bibiliya isubiza kandi ibintu bikagenda neza cyane, nawe ugatunganirwa. Ngaho rero wowe wakoze subscribe, turagushimiye. Utari wayikora, ikintu cyo gihe cyo kugira ngo uyikore, ibiganiro byacu bikugereho 5 kuri 5. Yikore kuko ibiganiro byacu ni ingenzi, birahumuriza, birubaka kandi biguhereza ikintu utari ufite, kandi bikabasha kugutambutsa inzira z'amayobera wari wahuye nazo, ukayoberwa ukuntu byagenda. Ijambo ry'Imana rero ni inkoni, ijambo ry'Imana rirayobora, ijambo ry'Imana rirakiza, ijambo ry'Imana rirubaka. Nta wayiringiye gakorwa n'isoni, kandi nta muntu n'umwe wayiringiye ngo abure uko abigenza.